twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu abagabo babona ku bakobwa cyangwa se ku bagore ariko ntibabyiteho. Hari ibintu abakobwa cyangwa abagore bagaragaza nk'integuza cyangwa se berekana ko bidakwiriye yuko bana nabo, ariko akenshi abagabo cyangwa se abasore ntabwo bakunda bene bintu kubyitaho. Umusore cyangwa umugabo, menya ko ikintu cya mbere mu buzima, menya ko atari buri mugore wese cyangwa se buri mukobwa wese ukeneye umwanya mu buzima bwawe, kumwubaha cyangwa se kumuha agaciro cyangwa se kumwubaha cyangwa se kumuha imbaraga zawe. Wowe uri kumva iki kiganiro, kanda kuri like ndetse ukane no kuri subscribe. Uraba udufashije kugira ngo iki kiganiro cyacu YouTube cyamamaze kigere ku bantu bose. Abasore n'abagabo benshi ibi barabyirengagiza, bakiyumvisha ko bazahindura abakobwa bitewe n'ibintu runaka baba bagaragariza, ariko nyamara ntibishoboka. Ni kenshi uzumva umukobwa akubwira ngo nta mugabo nkeneye, ntago nkeneye kubaho gutya, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi nyamara abagabo barabyirengagiza, bakumva yuko bazabahindura, cyangwa se igihe babonye ko abakobwa batabahaye agaciro cyangwa se abagore batabahaye agaciro, bakumva yuko bazakora cyane kugeza igihe batsindiye agaciro kabo. Ariko nyamara mu kuri hari amagambo umukobwa cyangwa se umugore ashobora kukuvuga akwereka yuko yamaze kugufata niba ufite agaciro cyangwa se uri umugabo w'igikoresho. Ikindi kintu burya, menya ko imvugo y'umugore n'umugabo bitandukanye. Abagabo dukunda kuvuga mu buryo buri direct cyangwa se tujye tuvugira aho ngaho, ariko abagore nyamara bavuga mu bundi buryo buri indirect, aho bashaka gukoresha ibimenyetso cyangwa se bagakoresha amwe mu magambo. Iyo utazi kuvumbura rero imvugo zabo ngo umenye icyo bashatse kuvuga cyangwa se umenye icyihishe nyuma y'iyo mvugo yabo, urinda ushiduka urimo wisanze mu kintu kimeze nk'amayobera utazi ibyo urimo. Rero uyu munsi naje kugira ngo nkwereke nibura ibintu abagore bakunda kuvuga cyangwa se abakobwa bakunda kuvuga, bikwereka yuko uwo atari umugore ukwiye kugumana nawe, cyangwa se uwo mukundana cyangwa se umukobwa mukundana atari umuntu wo kugumana nawe rwose. Ikintu cya mbere, niyo wumva umukobwa cyangwa se umugore uvuga ngo sinkeneye umugabo, niyo wumva umukobwa uvuga ibintu cyangwa se umugore uvuga ibi bintu, menya yuko iyo atari imvugo gusa, ahubwo ari ibintu yamaze kwiyemeza mu mutwe, yamaze no gushyira mu mutwe bidashobora kumuvamo. Ikindi kandi, iyo myumvire izatuma buri mubano wese wagerana nawe, uwo wagerageza wose, wamera nk'urugamba. Atuzamera nk'urugamba gute? Niba ukundana n'uyu mugore, menya ko agufata nk'umuntu umufasha kuruhuka, kwishima, ariko nta gaciro na gatoya aguha. Ibi kandi ngo bigaragaza yuko ari umuco w'abagore bose bakunda gufata abagabo nk'ibikoresho. Mu kuri nta mugabo utifuza kugumana n'umugore cyangwa se ngo bahorane, cyane cyane iyo amukunda bya nyabyo. Hari uwavuga ngo ni umukobwa ukunda kwigenga, ngira ngo mujya mwumva za mvugo z'ikigezi zigezweho ngo ngiye ngo ni umukobwa wigenga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko burya hari itandukaniro ry'umukobwa ukunda ubwigenge ndetse n'umukobwa ubona abagabo yuko ari ibikoresho. Hari ndetse n'abavuga yuko abafite cyangwa se abafite biba bifite aho bihurira n'ihungabana, kuba hari ibihe yaciyemo wenda bifite ahantu bihuriye n'abagabo, urugero yarafashwe nko ku ngufu ndetse n'ibindi. Ariko umukobwa uvuga gutya ntateze kubaha umugabo. Byaba byiza rero wowe mugabo, mu gihe wumvishe umukobwa avuga aya magambo, hunga rwose urangize umubano nawe, kuko umubano wanyu wamaze gupfa utari watangira. Ikindi kandi, tubishyize mu buzima busanzwe, niwemera gukundana n'uyu muntu uvuga yuko adakeneye umugabo, icyambere azagusuzugura. Ikindi kandi nta nubwo uzigera uba umugabo mu rugo, cyangwa se ngo ube umuntu w'umusore nyine ufata imyanzuro runaka, kubera ko buri kintu cyose uzavuga azakinenga, buri mwanzuro ufashe azawupfobya. Ikindi, ntabwo azemera nyine yuko uyobora nk'umuntu w'umugabo mu rugo, hoya. Ahubwo uzagerageza gukora buri kintu cyose kimwereka yuko ufite agaciro, ugerageza kumwereka yuko ufite agaciro nawe, kuko hari ibyo yamaze kwishyiramo ndetse yamaze no kukwemerera kubwira yuko nta mugabo akeneye kandi we yihagije, ari umukobwa wigenga. Ushiduka usanga nta gaciro na gato uhawe, uzisanga nyuma umubano wawe wose wakoreye cyangwa se wagiye uhiga ukora uko ushoboye kose kugira ngo umubano uzamuke, ugerageza kwerekana agaciro kawe, uzashiduka n'ubundi usanga uri kwemeza umuntu wamaze kwishyiramo yuko we nta mugabo akeneye mu buzima bwe kandi yumva yihagije. Rero umuntu amaze kwishyiramo ko nta gaciro abagabo bafite, cyangwa se ko nta gaciro abagabo bafite, azagaragaza no kuvuga iyi mvugo yuko nta mugabo n'umwe akeneye. Uwo mugore niba cyangwa se umugabo niba umwumvishe, hunga rwose uyu mwishyiramo yuko ari umuntu mwabana ngo mugire ikintu mugeraho, cyane cyane ku byerekeye n'ikintu bita umubano. Hanyuma ikimenyetso cya kabiri ni ikihe? Umukobwa uhora uvuga nabi umu ex we. Akenshi we musore
umukobwa ukunda kumva kubwira umu ex wanjye yari umwana mubi, umu ex wanjye yitwaraga gutya, umu ex wanjye yarampemukiye, nababajwe n'urukundo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo ngicyo kintu ugomba guhita wumva ni igiki. Akenshi twe nk'abasore cyangwa se abagabo dukunda guhita tumugirira impuhwe, birumvikana uzahita umubwira ngo ihangane, warababajwe nyine nk'umuntu wababajwe, hanyuma umuhumurize. Ariko nanone ikintu ukwiye gutekereza, ukwiye kwibaza impamvu buri gihe avuga uruhande rubi rw'umu ex we, ariko atajya yivuga ngo avuge uruhare yagize mu rukundo, ndetse ngo avuge n'uruhare yagize mu gutandukana k'urukundo. Kubera ko burya abantu benshi babiri batandukanye, hari ibyo batemeranywaho, hari amakimbirane yaturuka kuri buri ruhande. Ariko we buri gihe iyo avuze ujya wibaza impamvu akunda kuvuga uruhande rwe neza, nyamara urw'umusore akaruvuga nabi. Umugore cyangwa se umukobwa utemera amakosa yahahise, n'ubundi biraba bishoboka yuko ibutaha nawe mukundana ashaka kuzabikora. Nta cyizere ugomba kugira yuko uyu muntu muzamarana n'ubundi gihe ejo azatandukana nawe n'ubundi yongere n'ubundi amakosa yasubiremo. Kubera yuko iyo akenshi burya umuntu atemeye amakosa hanyuma ngo abone naho yabaye ayakosore, ntago ajya apfa kuyavamo, n'ubundi aguma yumva iteka ryose ari mukuri. Hanyuma ikindi kimenyetso cya gatatu ni ikihe? Niba wumva umukobwa cyangwa se umugore avuga ngo abandi bagabo cyangwa se abandi basore baranshaka, barandwanira, amagambo nk'ayo ngayo, burya kenshi ntago twibwira yuko hari igihe wewe nk'umuntu w'umugabo ushaka guhita utekereza yuko ashaka yuko ufuha, ashaka yuko utangira kumurwanira, nyine umwereka yuko utangiye kumurwanira kugira ngo umutsindire, kuko yakubwiye ko abandi bagabo cyangwa se abandi basore bamushaka. Akenshi kandi abagira ngo narebe yuko wicecekera hanyuma ukirengagiza agaciro ke. Burya akenshi hari abagore cyangwa se abakobwa babikora kugira ngo badusuzume, ariko burya ntago abashaka kuvuga ibyo ngibyo gusa, ahubwo hari n'igihe abashaka kugira ngo aguhe bya bimenyetso bimwe n'ubundi twavuze bigomba kwereka yuko ugomba kumusiga. Burya umugore ugukunda ntago aba akeneye kugira ngo akwibutse ko hari abandi bagabo bamukeneye. Ikindi kandi abazi gushakisha uko yakora kose kugira ngo ahige mpaka ageze ku gaciro kawe. Burya umugore wagukunze cyangwa se umukobwa ugukunda yakora ibishoboka byose, yakora ikintu cyose gishobora kugira ngo atsindire agaciro kawe, kugira ngo ubone yuko ari umugore cyangwa se umukobwa ufite agaciro mu buzima bwawe. Burya kenshi rero hari igihe uyu mugore ibyo byose nibiramuka byanze, uzashiduka yagiye gukora ibyo bintu, cyangwa se naramuka abonye akubwiye ibyo bintu byose akabona urafushye, cyangwa se akabona utangiye koko kumurwanira, noneho kuko arabizi neza yuko wowe musore ugiye cyangwa se wowe mugabo ugiye kugenda ukajya kumenya neza ayo makuru y'abo bagabo cyangwa se abo basore barimo kumwirukankaho. Ubwo bisobanuye iki? Nawe ubwo nyuma kugira ngo n'ubundi uko kuri gukomeze kube guhari, wenda ushaka kuba bivuze yikinira kugira ngo usuzume, azagenda ajye muri ba basore cyangwa se muri ba bagabo, noneho kugira ngo akwereke yuko bya bindi koko yakubwiye n'ubundi biriho. Rero uyu muntu n'ubundi wamaze kukubwira yuko abasore bamurwanira, tangira ubifate nk'ikimenyetso cy'impuruza kikwereka yuko uyu muntu isaha n'isaha n'ubundi yajya muri ba bagabo kugira ngo akwereke cyangwa se kugira ngo approvinge yuko ibintu ari kuvuga koko ari ukuri. Ikimenyetso cya kane, ni wumva umugore cyangwa se umukobwa akubwira ngo umugabo wa nyawe cyangwa se umusore wa nyawe akwiye gukora ibi ngibi cyangwa se akora ibi. Akenshi iki ni ikintu uzumva, ariko nuramuka ucyumvisha uzahita uhagarara utuze ubanze utekereze neza, wibaze ngo ese ubundi ninde ukwiye cyangwa se ninde ukwiye kugaragaza umugabo cyangwa se umusore wa nyawe, ninde ukwiye gufata icyemezo cyo kugira ngo cyerekane yuko umuntu akwiye kuba umusore wa nyawe cyangwa se umugabo wa nyawe. Kubera yuko akenshi ni tekinike cyangwa se ni tactique abakobwa bakunda gukoresha kugira ngo bagushuke batume ukora ibyo bashaka. Umukobwa natangira kukwereka umusore wa nyawe cyangwa se umugabo wa nyawe ikintu akwiriye gukora ahangaha, uzahita utangira gukora ibyo bintu akakubwiye kugira ngo umwereke yuko koko uri umusore cyangwa se uri umugabo wa nyawe. Tayari ubwo yamaze kuyobya ubwonko bwawe bwamaze kugenda, bwatangiye kujya gukora bya bintu ashaka. Kandi nyamara umugabo wa nyawe burya ntago akwiye kubura icyubahiro kugira ngo akore ibyo abandi bantu bamutegetse, ahubwo akwiye gukora ibintu yifitiye icyizere, akora ibintu yumva bimurimo kandi bizima, byahesha umugore w'agaciro ndetse nawe ubwo bikamuhesha agaciro. Niyo mpamvu akenshi burya uzatangira kubura agaciro kuko watangiye kujya mu bintu gukora ibintu umugore cyangwa se umukobwa ashaka, kuko yakubwiye ngo umugabo wa nyawe cyangwa se umugore wa nyawe akwiye kwitwara gutya. Icyo gihe rero azatangira kugusuzugura, azatangira kukubahuka, kubera yuko n'ubundi yumva gukontorora kandi urimo kujya mu bintu byonyine gusa yifuza. Rero ahangaha ibi ni ibintu bine nkubwiye bizakwereka yuko rwose umugabo cyangwa se wa mugabo we ukwiye kureka uyu mukobwa ukigendera, cyangwa se ukareka uyu mugore ukigendera, kubera yuko ntago akigukunda, ntago akwitayeho, cyangwa se abayeho yikunda ntago agukunda. Ndakwibutsa gukora subscribe hanyuma ugakora no kuri like.
ni impano ikomeye cyane kandi ni ikintu gikomeye cyane urabukoze kugira ngo igicano n'ubundi abantu benshi bakomeze kubona bino biganiro bigira umumaro ku buzima bwa benshi.